ese ushaka kuba umukristo ni gute wabikora? Ntago ari ukuvuga ngo ukurikije amategeko menshi, ntago ari ugukora ibintu byiza bitangaje, oya, ntago ari cyo bisaba. Bisaba ikintu kimwe gusa cy'ingenzi, ukizera Yesu. Noneho iyo umaze kwizera Yesu urabatizwa. Ubundi kwizera kugizwe n'ibice bitatu, harimo ubumenyi, kwizera ndetse no kwemera. Mu kumenya Yesu rero, mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10:14 harimo ngo bazizera ute uwo batigeze bamenya. Bivuze ngo kugira ngo wizere Yesu ugomba kubanza kuba umuzi, ukwiriye kubanza ukamenya uwo ari we, nyuma ubundi ukamwizera. Hari ibitabo 4 bisobanura ubuzima bwa Yesu: Mariko, Matayo, Luka ndetse na Yohana. Ibyo bitabo uko ari 4, iyo ubisomye ubasha kumenya neza urugendo Yesu yatangiye ku isi n'uburyo yarusoje. Ubwo iyo umaze kugira icyo umumenyaho uhita umwizera. Icyo cyari icya kabiri cyo kumwizera. Iyo umaze kumwizera uramwemera. Kumwemera ni gute? Ni ukubatizwa, ukemera ko ibyo yavuze ari ukuri. Ikindi kandi ukemera yuko ari we nzira yonyine yakugeza mu bugingo buhoraho. Abahanga benshi mu bijyanye n'amadini bafite icyo bazi kuri Yesu, mbese muri make bamufiteho ubumenyi, ariko ntibamwizera ndetse ntibanamwemera. Hari abandi bantu babahakanye cyangwa se ku rundi ruhande ushobora gusanga bamwizera, bamwemera, ariko nta bumenyi bamufiteho. Ndetse Bibiliya ikongera ikatubwira neza yuko n'imyuka mibi cyangwa se abadayimoni bafite ubumenyi kuri Yesu ndetse banabyizera ko ibyo byose byabayeho birashoboka, ariko ntago bamwemera. Ariko sasa rero umukristo ibyo bitatu byose aba abyujuje: aba yizera Yesu, abamwemera ndetse abanamufiteho ubumenyi. Niba rero ibyo bitatu byose ubifite, congratulations, ubu ngubu imodoka ije ikagucika kugonga wahita ujya mu ijuru. Ariko possibility nyinshi nubwo bitari bushoboke. Icyo ukwiriye gukora ni iki rero? Kuba uzi Yesu, umwizera ndetse unamwemera ntago bihagije, ahubwo ukwiriye kumenya ko umukoro Yesu yadusigiye twese hamwe muri rusange nk'abakristo ni ukuvuga ubutumwa muri rusange, tukagenda tukajya kumenyesha iby'ubwami bw'ijuru mu isi yose muri rusange. Ikindi ukwiriye kumenya ko umukristo wese aba afite icyo yahamagariwe, kuko buri muntu wese kuri iyi si aba afite purpose cyangwa se impamvu Imana yamuremye ikamushyira ku isi. Rero ibyo byose ntiwabimenya utagiye kubarizwa mu itorero cyangwa se ugashaka itorero ririmo rizakwigisha kumenya iby'umuhamagaro wawe, kuko Yesu yabivuze neza muri Matayo 6:10 ko itorero ari ibirindiro by'ijuru ku isi. Mu itorero tubasha kuhamenyera Yesu mu ijambo ry'Imana twigishwa ndetse n'ibindi bikorwa muri rusange. Hanyuma umubatizo ukaba nk'uburyo bukwinjiza mu itorero nk'umwana w'itorero, ndetse ni nk'aho twabifata nk'aho umubatizo ari nk'ubwenegihugu bw'ubwami bw'Imana. Nawe wakwizera Imana, nawe wayikurikira.